Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es para mí un grande privilegio mwaramutse estar con nshuti ustedes bakundwa nuevamente. bene data, kuri njye ni ihirwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe, kandi muri uyu mwanya ni ugukomeza kw'amasomo y'uruhererekane yitwa El libro misterioso. igitabo cy'ubwiru. Esta ocasión Muri uyu mwanya tendremos en esta serie turareba muri aya masomo y'uruhererekane yitwa igitabo cy'ubwiru. Isomo tugiye kwiga muri uyu mwanya muri iyi konferansi niyo turi isomo turarivana muri iki cyanditswe tugiye gusoma muri iki gitondo. Turebe hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 10 umurongo wa 8 ugakomeza. Aho dusoma ijambo ritubwira ngo nuko rya jwi numvise rivugira mu ijuru nongera kuryumva rimbwira riti, genda ufata igitabo kibumbutse kiri mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti mpa ako gatabo. Aransubiza ati, gafata ukarye, karagusharirira mu nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nuko mfata ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndakarya mu kanwa kanjye, karandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati, ukwiriye kongera ugahanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Icyampa Imana igaha umugisha ijambo ryayo mu bugingo bwacu. Mushobora kwicara. Isomo ryo muri uyu mwanya muri iri konferanse ni igitabo cyo umugabo umwe yariye. Uko kurya igitabo, icyo ni ijambo ryumvikana nk'aho ridasanzwe ku bantu b'iki gihe, cyane cyane ko cyari igitabo cyari cyanditswemo, noneho bikumvikana ko bidasanzweho buke. Ariko aha mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana turabona ko iki gitabo cy'ubwiru cyari mu ijuru, cyafashwe n'umwana w'intama, nyuma akizana ku isi. Uyu marayika ukomeye yakizanye ku isi. Nuko umuntu uri ku isi ubonye marayika amanuka hariya ku kizwa, aravuga ngo numvise ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, genda usange marayika uri ufite igitabo, nuko ukimusabe ukirye. Nuko ndagenda sanga marayika uwo musaba igitabo, igitabo arakimpa, arambwira ati ngo kirye, mu kanwa kiraryoha ariko mu nda yawe kiragusharirira. Noneho dushobora kubona ko uyu mugabo yariye icyo gitabo kimuryoherera mbere mu kanwa, ariko mu nda nyuma kiramusharirira. Noneho ibi nanone kandi turabona ahandi hantu muri Bibiliya aho Imana yatanze igitabo cy'umuzingo cyanditswe agiha umuhanuzi kugira ngo akirye. Aha mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 3 haravuga ngo Imana iramubwira ku murongo wa mbere, maze arambwira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, icyo ubonye ukirye
cómete urye lo que hayas. uwo muzingo, Come este rollo urye uwo muzingo, y habla maze a la ugende casa de ubwire Israel. inzu ya Isirayeli. Y abrí mi boca, Nuko me mbumbura hizo akanwa, comer aquel rollo. angaburira uwo muzingo, Y arambwira hombre, ati, mwana w'umuntu, alimenta tu vientre haza inda yawe y llena tus entrañas n'amara de este yawe, rollo que yo te doy. uyuzuzemo uyu Y lo muzingo comí, nguhaye. me fue Nuko mpera ko ndawurya mu dulce como kanwa, la miel. undyohera nk'ubuki. Luego me dijo, Maze arambwira ati, hijo de hombre, mwana w'umuntu, ve y entra a genda, la casa de Israel ujye y habla ku b'inzu a ya ellos Isirayeli ubabwire con mis palabras. amagambo yanjye, Porque no eres kuko enviado a pueblo ntagutumye ku bantu b'ururimi rutamenyekana cyangwa rurushya, ahubwo ngutumye ku b'inzu ya Isirayeli. Aquí podemos ver Aha dushobora que kubona cuando Dios envió ko al profeta Ezequiel igihe a Imana hablar yohereje a la umuhanuzi casa de Israel, Ezekiyeli kubwira inzu ya Isirayeli, yaramubwiye ngo, rollo escrito, yamuhaye y ese igitabo, rollo escrito tenía la umuzingo palabra, wanditswemo, uwo muzingo wari wanditswe mu ijambo ry'Imana, y ese rollo le kandi fue dado al profeta uwo Ezequiel muzingo para que wahawe lo comiese. umuhanuzi Él se lo Ezekiyeli comió ngo y le awurye. dijo, Nuko entonces, arawurya. Señor, Umwami ahora alimenta tu arambwira vientre ati, noneho ugaburira inda yawe, amara yawe, con kubera ko la palabra, ijambo, con ese rollo uwo muzingo escrito que wanditswemo, muchas personas no wari comprenden wanditswemo, eso, abantu no benshi recuerdan las ntibasobanukirwa palabras ibi. dichas en Deuteronomio Niyo mpamvu 8:3, batibuka y ijambo ryanditse mu itegeko wa kabiri Mateo 18:3, ari ryo riboneka muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4, ahavugwa ngo, ntabwo umuntu abeshwaho n'umugati gusa, ahubwo na buri jambo riva mu kanwa k'Imana. el profeta Ezequiel Umuhanuzi Ezekiyeli tenía que comer y alimentarse yagombaga kurya con la palabra, akigaburira ijambo ry'Imana. Kuki? que luego tenía Kugira ngo hanyuma rero iryo jambo yabaga amaze kuba afite aribwire ishyanga rya Isirayeli. Imana un profeta yohereje umuhanuzi kugira ngo abwire Abaheburayo. Mbere Imana ibanza kumuha ijambo, ikamuha mesaje kugira ngo ayirye we mbere, nuko hanyuma esa palabra ababwire iryo jambo ribwira abantu. Noneho aha Apocalipsis mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana n'igice cya 10 dushobora kubona la palabra viniendo, ijambo el mensaje viniendo, rije, mesaje ije mu gitabo librito abierto, kibumbuye, agatabo kabumbutse, kugira ngo un hombre se umugabo umwe akarye. Ahora ustedes pueden ver Noneho ubumwe mushobora kubona el propósito, impamvu n'intego yo kuza kwa marayika ukomeye. We Cordero es el león aje, de la tribu de Judá. iyi ntama intare yo mu muryango wa Yuda, aza yivuga akimanuka, akigaragaza ko ari we wafashe igitabo agikura mu kuboko ko wari wicaye ku ntebe y'ubwami, guhinda kurindwi kw'inkuba kumvikanisha amajwi yako. Nuko nyuma yaho turabona ko aka gatabo yamanuye kabumbuye ni igitabo cy'ubucunguzi, igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'ubucunguzi gicungura ijuru n'isi byose. Yarabizanye kugira ngo abihe umugabo umwe kugira ngo abirye. Noneho nimurebe umurimo w'abari hejuru mu ijuru. Murabona uburyo ki ijuru ryose ryari riri mu ryiteguye ingabo zo mu ijuru. Igihe hari habuze ufata igitabo ngo akibumbure, hari hariho umuhangayiko ukomeye cyane mu ijuru, kubera ko hariya habayeho ubwoba bumeze nk'ubw'urupfu muri uwo mwanya, kuko hatabonetse ubumbura kiriya gitabo ngo agifata kibumbure, byose byari kurimbuka, byose bigasubira nk'uko byahoze mbere, byose byari kurangira. Iyo niyo mpamvu noneho hariho impinduka muri ubwo bwoba bwari buri aho, kuko hari habonetse intare ibonetse gifata igitabo kibumbuye, aragihawe, amena ibimenyetso birindwi.
nuko rero hari hakwiriye ko hagira uwafata icyo gitabo, abonetse nibwo habayeho noneho umunezero. Noneho ako gatabo kamaze kubumburirwa mu ijuru, wari ugafite mu kuboko kwe, kari kamaze kabumbuwe, yamanutse ku isi, kamanuwe ku isi na marayika ukomeye. Kamanuka ku isi kuki kamanutse ku isi? Amanutse ku isi kugira ngo azane icyo gitabo. Iyo niyo ntego yo kuza kwa marayika ukomeye. Azanywe no kugira ngo igitabo akimure kive mu ijuru kimurirwe ku isi. Iyo ni impamvu marayika ukomeye ni mesaje ufite igitabo cy'ingenzi cyane gikomeye cyo mu ijuru. Turabona ko igihe yari amaze kugera ku isi kera, yahitiye yageze ku mugabo umwe. Ageze kuri uwo mugabo hari ku kirwa, abwira uwo mugabo, ijwi ryo mu ijuru riravuga ngo, sanga marayika ukomeye umusabe igitabo, noneho wowe ukirye, umubwira akiguhe. Nuko rero nk'intama nk'intare y'umuryango wa Yuda mu ijuru, imbere y'intebe igihe hagaragaye, aho ahari hicaye uwo muntu wari ufite igitabo mu kuboko, intama yahindutse intare mu muryango wa Yuda, yaganye imbere y'ufite igitabo mu kuboko kwe. Intare imusaba igitabo, noneho wari ugifite mu kuboko kw'iburyo arakimuha, agiha umwana w'intama, agiha wa mwana w'intama wari wahindutse intare y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami n'umutware utwara abatware, arakimuha, agiha marayika ukomeye. Noneho marayika ukomeye nawe amanuka ku isi, amaze kubumbura ibimenyetso 7, arakizana mu kuboko kw'iburyo. Ndetse hariho uwamubwiye, uwabonye marayika ukomeye amanutse ava mu ijuru afite gatabo mu kuboko kw'iburyo, arabwirwa ngo, sanga marayika ukomeye, mubwira guha igitabo. Marayika ukomeye aragenda. Marayika ukomeye yari yaje afite ubutumwa buturutse mu ijuru, yaje afite intego yo kuzana iki gitabo kugira ngo agire uwagiha. Ariko uwo muntu rero yari yarabigenewe mbere isi itararemwa. Uwo yari yaratoranyirijwe aho na marayika kugira ngo aje kuri marayika amusanga, amusaba igitabo. Abantu ni benshi bari gusaba marayika ukomeye ngo abahe icyo gitabo. Ni benshi bari bifuje gufata igitabo, ni benshi babyifuje, ariko umwe niwe uzagihabwa. Umwe azagihabwa icyo gitabo, kandi uzagihabwa azagihabwa kubera impamvu, hariho intego. Azagihabwa hariho impamvu kugira ngo akirye. Kuki agomba kukirya? Ntabwo ari ukugira ngo byigishwe abantu benshi, abantu bose. Oya, impamvu yo kugira ngo akirye ni ukugira ngo nakirya, icyo azaba arimo akora ni gushira iryo jambo riri muri icyo gitabo, azaba arimo arishyira mu kanwa ke, hanyuma azajya akigendana mu nda ye, kuko azaba yabigejeje mu nda, kuko agomba guhanurira abantu benshi, ibihugu byinshi n'indimi nyinshi. Azahanura iki? Agomba guhanura ibyo Imana imuhaye guhanura, kandi ibyo agomba guhanura biri muri icyo gitabo kibumbutse. Iyo niyo mpamvu rero agomba kukirya. Ni we umuhanuzi wa nyuma mu bandi bahanuzi, ni we wagenewe gufata igitabo ngo agikure mu maboko ya marayika ukomeye, kandi akakirya kugira ngo hanyuma
atanga iryo jambo ku bantu bose, atanga iryo jambo. arihe intore zitegereje uguhindurwa kw'imibiri yabo no muzuko w'abasinziriye mu gihe cyatambutse. marayika ukomeye amanuka avuye mu ijuru, aje afite ubutumwa bwa nyuma buzabwirizwa, agomba kubwiriza kuri iyi si. ariko mesaje ye yayihaye umugabo umwe, ari we uzarya icyo gitabo, kubera ko mesaje, ubutumwa bw'uyu marayika ukomeye, buri muri uwo, biri mu byo uwo mugabo azarya. turabona ko igihe marayika ukomeye amanutse, ni umwami mu kuza kwe kwa kabiri. ibyo ntabwo ari ikindi, ahubwo ni ugusohozwa kw'isezerano rya Mesiya hagati mu banyamahanga. ariko ninde uzahabwa kumenyekanisha ubwo bwiru bukomeye cyane bwari bwarahishwe muri icyo gitabo? ninde uzatanga ubumenyi bukomeye bwatumye mu ijuru habaho ituze hafi nk'igice cy'isaha? igitabo cyaje kibumbutse, ikimenyetso cya karindwi cyabumburiwe mu ijuru, ariko ntibamenyeshejwe ibyari biri muri icyo gitabo. noneho turabona ko iki kimenyetso kibumburwa kigomba kumenyekanishwa aha ku isi. uwo urya igitabo niwe uzaba ufite iri banga imbere muri we, kubera ko niba yarariye igitabo cyabumburiwe mu ijuru, noneho kuko cyazanywe aha ku isi, cyazanywe kugira ngo kiribwe, noneho havugwe ibyari biri imbere muri icyo gitabo. we ntazapfa kwivugira ibye gusa, we azavuga ibyo afite imbere, kuko yabiriye, kandi yabiriye muri cya gihe yari agatabo kazanywe na marayika ukomeye kabumbuwe mu kuboko kwe. noneho mwe mushobora kubona urugendo aka gatabo kakoze igihe kari mu ijuru. mbere turabona kari agatabo kari mu kuboko k'uwicaye ku ntebe, mu kuboko kw'Imana ishobora byose. hanyuma agatabo gakomeza kajya mu maboko y'intare y'umuryango wa Yuda, ariyo yahoze ari intama yingingira intore zose mu ntebe yo kwingingiraho mu ijuru. hanyuma marayika ukomeye amanuka mu ijuru, ari we umwami mu kuza kwe kwa kabiri, aje afite agatabo kabumbutse mu kuboko kwe, kuko yagafashe mu ijuru agakomeza aha ku isi, kuko kagomba kuva mu ijuru kakajya mu kanwa k'umugabo umwe. noneho mushobora kubona ko uyu mugabo yumvishe ijwi rimubwira ngo genda sanga marayika ufite agatabo mu kuboko kwe, umubwire akaguhe. yari afite ubuhe bubasha bwo gusaba icyo gitabo? nuko we yabitoranyirijwe, yabigenewe, kugira ngo we ntabwo yatoranyirijwe kujya mu ijuru ngo aje gufatirayo igitabo, ahubwo aha ku isi yatoranirijwe kugenda agafata agatabo akagakura marayika y'uvuye mu ijuru. nuko yamara gufata ako gatabo, ntabwo azagaha uwundi muntu uwo ari we wese, nagakura mu maboko ye. noneho ijwi ry'umwami ryaramubwiye riti gaterere mu kanwa karye. aho niho hantu hatekanye. igitabo cy'ingenzi kigomba kuba kiri igitabo nk'iki. ni yagombaga kurya icyo gitabo, kuko uwo ni umuhanuzi, kandi rero ko ari umuhanuzi yagombaga kurya icyo gitabo, kugira ngo hanyuma
abashe kuvuga ibijyanye n'ibyo yariye, kuko umuntu atazabeshwaho n'umugati gusa, ahubwo na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Aho ushobora kubona uwo mugabo umwe, umuhanuzi, arya ijambo ryo mu gitabo cy'Imana, hamwe n'ibyo yariye akabigaburira inda ye, mu kanwa bikaryoha, ariko mu nda biramusharirira. Nuko hanyuma arabwirwa ngo birakwiye ko ukora ibyo, birakwiye ko wongera ugahanura kandi. Rero aho ngaho noneho niba agomba kongera kandi guhanura bushya cyangwa bwa kabiri, ni ngombwa rero ko ahanura kandi. Ibyo bigaragaza ko na mbere yari yabanje kandi guhanuraho mbere. Uwo mugabo azaba ari nde? Wabanje guhanura mbere ikindi gihe, ati birakwiriye kandi ko wongera kandi ugahanura kandi, ko wongera kandi ugahanura rindi rimwe kandi, ko wongera kandi ukagenda mu nzira y'umuhanuzi rindi rimwe kandi. Uwo mugabo ninde? Azaba ari nde? Wabanje guhanura mbere kandi akaba afite ububwiru ko ajejwe kongera kandi guhanura kandi ku isi. Uwo ntabwo ari undi, ahubwo ni Eliya. Eliya niwe muhanuzi ugomba kurya aka gatabo, kubera ko agomba kongera kandi agahanura noneho bwa nyuma mu bukozi bwe bwa gatanu. Ntabwo yakwihanurira ibye gusa ubwe, ahubwo agomba guhanura ijambo ry'Imana. Aho turabona umuhanuzi Eliya arya agatabo, ashushanywa na Yohana ntumwikundwa, igihe yari muri rya yerekwa arya agatabo. Yohana yari ishusho ye. Noneho twe tugomba gusobanukirwa ibi bintu, kubera ko ibi bintu nibyo bizaba barimo biba muri iki gihe cy'iherezo. Ni igitabo cy'ubwiru. Twarimo tubona urugendo igitabo cy'ubwiru cyakoze, kiva mu kuboko kw'Imana ishobora byose kigera mu maboko ya marayika ukomeye, kiva mu maboko y'umwana w'intama wahindutse intare y'umuryango wa Yuda, niwe wagiye amena ibimenyetso. Noneho twabonye kandi ko uburyo ki aka gatabo kavanywe mu ijuru kazanwa ku isi, kazanywe na marayika umwe, ni marayika ukomeye, intare mu muryango wa Yuda. Kandi twabonye ahantu aho agatabo kazaruhukira, hazaba ari mu kanwa no mu nda h'umugabo umwe. Aho niho handi Imana yagennye ko icyo gitabo kizaba kiri, kuko aho ngaho kizakora umurimo ukomeye. Uhereye ubwo nibwo kizavaho kikagera ku bantu benshi. Ibanga ry'ubwiru bwose bwahishwe muri icyo gitabo. Ubwiru bukomeye bwatumye mu ijuru habaho ituza hafi nk'igice cy'isaha. Ubwo bwiru buzasohoka mu kanwa k'uwo wari icyo gitabo. We azaba afite iryo banga imbere muri we, kuko azaba afite igitabo imbere muri we. Azaba yarakiriye, kizaba cyarabaye ibiryo bye byo mu mwuka, kugira ngo nyuma akore umurimo yashinzwe ujyanye n'ibyo Imana yagennye mbere. We kuko ari umuhanuzi kandi akaba ariho mu gihe cy'igisekuru gitunganye, igisekuru kibere komeza imfuruka, igisekuru cy'intebe y'ubwami y'umwami. Noneho we
agaragara mu bandi bahanuzi bose, ari we ntebe y'ubwami, umwami azicaraho mu kuza kwe kwa kabiri. Niyo mpamvu tubona ko hanyuma marayika ukomeye yamuhaye igitabo kugira ngo akirye. Hanyuma yabyo ntiwongera kubona kandi marayika ukomeye. None se yagiye he? Yinjiye muri nde marayika ukomeye? We yinjiye imbere muri uwo wariye igitabo, noneho agafata icyo gikoresho kugira ngo biciye muri icyo gikoresho yigaragaze. Ubwiru ubukozi bw'uwo wariye igitabo no kugaragazwa kwa marayika ukomeye. Ni marayika ukomeye biciye muri uwo wariye igitabo aduha ubumenyi bw'ubwiru bwahishwe mbere isi itararemwa. Ubumenyi bw'ubwiru bukomeye aribwo bwateje ituze mu ijuru hafi nk'igice cy'isaha. Dushobora noneho kubona igitabo cyahoze mu ijuru cy'ubwiru. Noneho kera twabona ahantu aho icyo gitabo kigeze, turakibonaho mu byanditswe. Ahantu hagenewe icyo gitabo kizagera ni mu kanwa no mu nda z'umuhanuzi, mu muhanuzi wa nyuma, kugira ngo bwa nyuma azane ubuhanuzi bwa nyuma, mesaje ya nyuma y'Imana. Ni igihe gikomeye cyane kuruta ibindi bihe byose byabayeho. Igihe umwana w'intama yafashe igitabo mu kuboko k'uwicaye ku ntebe y'ubwami, habayeho umunezero. Aha igihe abantu bazabona ko umugabo umwe yafashe igitabo akagikura muri ukuboko kwa marayika ukomeye, hazabaho umunezero. Naho uwo munezero uzabinjiza muri yubile y'ubwiza ukomeye yashushanywe mu mwaka wa yubile, ari wa wundi Abisiraheli bizihiza. Noneho ntabwo azaba ari yubile gusa yahariya mu ijuru, ahubwo naha hazaba hariho yubile ku isi ku igihe ibyo bizaba. Rero turi mu gihe gikomeye, mu gihembwe gikomeye cya yubile mu ishyanga ry'umwami. Bazaba bari muri iyo minsi bose, iminsi y'ubucunguzi yavuze intumwa Pawulo ngo yaravuze ati, ntimugateze agahinda umwuka wera w'Imana uwo mwashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Noneho mu kuza kw'iki gitabo cy'ubucunguzi ku isi haje kandi umunsi wo gucungurwa, kubera ko umucunguzi aje ku isi nk'intare yo mu muryango wa Yuda, aje afite igitabo cy'ubucunguzi mu kuboko kwe. Azanye igitabo cy'ubucunguzi akagiha umugabo umwe, ariko si umugabo wari wese gusanzwe, ahubwo ni umugabo wagenwe mbere n'Imana kugira ngo azahanure bwa nyuma aha ku isi. Uwo mugabo, kuko twamaze kubona ko ari umuhanuzi uzaba uri ku isi, afite ubukozi bwa Eliya kugira ngo ahanure, kandi buzaba ari ubwa gatanu ubukozi bwa Eliya buzanye ubutumwa bwe bw'ubuhanuzi, kandi ubwo butumwa bw'ubuhanuzi buzaba ari mesaje, ari ubutumwa ku bantu benshi, ibihugu byinshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ubukozi bwa Eliya ni ku banyamahanga ndetse no ku baheburayo nabo, kubera ko ubukozi bwa Eliya ni ubukozi mpuzamahanga bwo ku isi yose.
niyo mpamvu rero agomba guhanura, agahanurira abantu benshi, ibihugu byinshi, indimi nyinshi, n'abami benshi nabo. Dushobora kubona ko igitabo cy'ubucunguzi, igitabo gihesha uburenganzira mu ijuru no ku isi, igitabo gihesha uburenganzira ubucunguzi mu isi no mu ijuru, cyahawe umugabo umwe. Igihe yahawe igitabo gihesha uburenganzira uwo mugabo, niki kiba? Igitabo gihesha uburenganzira Adamu yigeze kukigira, aracyakwa, gisubizwa mu ijuru bundi bushya, kandi igitabo gihesha uburenganzira kije ku isi mu wundi mugabo arakirya. Igihe yagifashe, noneho mushobora kubona ibintu byabwiwe uwo mugabo agomba gukoresha icyo gitabo gihesha uburenganzira kiri mu kuboko kwe, mu gufata icyo gitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwe, akakirya, akakigeza mu nda ye, akacyuza. Muri ako ka mwanya, muri uwo mwanya, umugisha w'Imana ugeze ku isi. Muri uwo mwanya automatikema ibyari biri kure byigijwe hafi. Ijuru n'isi birahoberanye, ijuru n'isi birahuye. Marayika ukomeye yaravuze ngo nta gihe kizabaho ukundi, igihe kirarangiye. Uwo ni ubwe wavuze, uwo mugabo wariye igitabo kuko wasubiramo ibyo marayika ukomeye avuga, kuko marayika ukomeye niwe ufite uguhishurirwa, akakugeza kuri uwo mugabo kugira ngo biciye muri uwo mugabo amenyekanishe, abibwira abantu bose. Kandi niba igihe kirangiye, ibyo bibaye, mu gihe ibyo bibaye, none se wowe uzajya he? Uzagana he niba igihe kirangiye, igihe uyu marayika ukomeye amanutse avuye mu ijuru? Hariho ahantu hamwe, niba igihe kirangiye, rero wowe wirukira mu iteka. Niba uvuye mu bihe, winjira mu iteka. Noneho kugira ngo wowe icyo gihe rero ntibyagutera ubwoba ngo igihe kirarangiye, kuko ibihe birangiye, iteka riba riri aho ngo rikwakire. Iteka ryamanukiye ku isi kugira ngo abana b'iteka binjire mu iteka. Igitabo cyo umugabo umwe yariye. Mwibuke ko iki gitabo ni igitabo gihesha uburenganzira kuri byose. Noneho umugabo umwe yagifashe mu kuboko kwe, nuko mu kukirya akacyuza. Ibyo bisobanuye ibintu byinshi cyane. Adamu yari afite igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwe, ariko yagombaga kukirya akacyuza. Ariko we yariye igitabo cy'ubwenge kimenyekanisha ikibi n'icyiza, aho kurya igitabo cy'ubugingo, aho kurya igitabo cy'iteka, igitabo gihesha uburenganzira kuri byose. Ariko hanyuma aracyamburwa. Icyo gihe ntiyaragifite uburenganzira bwo kukirya, kuko yari yaramaze kurya ibyo atategetswe ko yarya. Arya ku giti cy'ubwenge, igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Ariko aha, igihe tubona ku iherezo ry'ibihe,
igitabo cy'ubugingo, igitabo gihesha uburenganzira kuri byose kimanutse ku isi, kizanywe na marayika ukomeye, gihabwa umugabo umwe. Igihe uwo mugabo yagifashe nuko akakirya akacyuza, noneho igitabo gihesha uburenganzira kiri hagati mu bantu, kandi nta handi hantu kugira ngo nta bindi bizakwinjira mu kanwa no mu nda h'uwo mugabo, kuko mu kuri icyo gitabo ukacyuza aguma uwo mugabo aguma anyuzwe. Mu kukirya nta kindi kintu kandi kimwinjiramo, nuko rero mu kanwa ke no mu nda nta kindi cyinjiramo, habe n'ikindi kintu ntacyo ashaka, kuko yariye igitabo cyari kiryoshye mu kanwa nk'ubuki, kabone n'ubwo mu nda ye cyamushaririye, ariko ubwo nta kindi kera ashobora kurya. Niyo mpamvu ubona ko hanyuma yabwiwe, ntabwo havuga ngo ongera kandi urya ibindi, oya, yarabwiwe ngo noneho birakwiye ko wongera kandi ugahanura, kandi agahanurira abantu benshi, ntabwo ari bamwe gusa, ahubwo abantu benshi cyane, ibihugu byinshi cyane, indimi nyinshi cyane. Uko niko rero ntabwo ari mu rurimi gusa wowe uvuga, ahubwo indimi nyinshi cyane, ndetse no ku bami benshi cyane. Mesaje ye, kuko ari ubuhanuzi, buzaba ari ubutumwa budafite imbibi, bwasemurwa mu ndimi zose zishoboka, kandi bazaba barimo bakora ubushake bw'Imana, kuko byagenewe indimi nyinshi. Iyi mesaje izaba ari mesaje ya nyuma. Hanyuma y'iyo mesaje nta yindi mesaje iza, kuko ni mesaje ikomeye kuruta izindi za mesaje zose. Ni ubutumwa bugomba kuza ku wa nyuma, kuko umwami asigaza vino nziza bwa nyuma, kuko vino ishagurutsa. Iyi mesaje, uku guhishurirwa guturutse ku Mana kuzazanwa n'uyu muhanuzi Eliya, kuzazana umunezero ukomeye cyane kuri abo bazamwumva bakamwakira. Bazaba banezerewe cyane, bazaba baguwe neza, banezerewe, bari muri yubile y'ubwiza yashushanyijwe n'Imana biciye mu munsi mukuru yahaye ishyanga ry'Abaheburayo, witwa fete ya yubile, umunsi mukuru wo mu mwaka wa 50. Ntabwo mu buryo bufatika azaba ari umwaka wa 50, ahubwo ni mu buryo bwo mu mwuka. Uwo ni umunezero n'ibyishimo no kunezerwa, azaba ari umunezero n'ibyishimo byo mu mwuka, bizuzura ubugingo n'umwuka wa buri wese muri abo bose bazakira bakemera iyo mesaje kuri bo. Ubwo nibwo buryo Imana izabamenyeshamo, azabahishurira amabanga akomeye yo muri icyo gitabo cy'ubwiru. Ubwo nibwo buryo Imana izabahishurira amabanga akomeye yatumye mu ijuru habaho ituza hafi nk'igice cy'isaha. Igitabo umugabo umwe yariye, twamaze kumenya uwo ari we, uwo wari uzarya iki gitabo. Ugomba kongera kandi agahanura, kuko yari yarabanje guhanura mu kinyejana cya 20,
ikinyejana cya 20 mu kwigaragaza ke k'ubukozi bwa kane, ariko kandi agomba kandi irindi rimwe kandi agahabwa irindi hirwe ryo guhanura bwa nyuma. Ibya nyuma nibyo byiza kuruta ibindi byose, kuko uwo wa nyuma ntazagira imbibi ku byo ashobora gukora, kuko azaba afite igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwe. Kuba afite igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwe, icyo avuze cyose kizaba, kuko niwe wariye igitabo, niwe wariye igitabo gihesha uburenganzira. Noneho azavuga ibyo afite imbere muri we. Icyo afite imbere muri we ni igitabo cy'ubwiru, ariko nakivuga noneho azahishura ubwiru bw'icyo gitabo yariye. Uwariye igitabo niryo ryabaye isomo ryacu muri aya masomo y'uruhererekane rw'inyigisho, igitabo cy'ubwiru. Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde, kandi ni muri konferanse itaha aho dufata resume, muri iyo resume, muri uwo mwanzuro tuzareberamo ibyo twaciyeho, ariko ndizera ko mwebwe nta na kimwe cyabaciyeho. Kubera iki? Kubera ko Daniyeli yavuze ngo mu gihe cy'iherezo abanyabwenge bazasobanukirwa. Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde. Reka mbasigane na missionnaire Miguel Bermudez Marin, uw'Imana yashize iruhande rwanjye kugira ngo akore ahirimbane cyane muri uyu murimo ukomeye wa nyuma, kugira ngo mesaje ya nyuma y'Imana igere ku bantu benshi, mu bihugu byinshi, mu ndimi nyinshi, ndetse no ku bami benshi. Izo nizo nshingano, uwo niwo murimo we afite agomba gukora, kandi uyu murimo yatangiye kuwukora, arimo arawukora. Rero tubona ko impamvu tubona buri munsi uyu murimo ukomeza ugaprospera, ugatera imbere cyane. Twatangiriye na akamashini gafata amajwi katari gakomeye cyane, n'icyuma gicapa ibitabo, nacyo nticyasohoraga ibitabo neza. Ariko ubu kera, ubu ibyo dufite bicapa neza ibitabo message, ndetse no gufata amajwi birasohoka neza cyane. Ntabwo ari ibyo gusa, ndetse kandi hari mu gufatwa, ntabwo ari amajwi gusa, ahubwo hagafatwa n'amashusho nayo. Twahereye na akuma gafata amajwi gato kajya gafata kaseti ya kera y'imigozi, noneho haza twa kaseti duto, niyo ya mbere turacyayifite, wongereho n'ibyo dufite ubu. Mwese namwe mwatoranyirijwe gukora muri uyu murimo ukomeye, twese hamwe, kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bugere ku bantu bose, ibihugu byose, indimi zose, no ku bami benshi abo ubutumwa bugomba kugeraho. Ndizera ko ntabwo ari ngombwa kongeraho ikindi navuga. Nababwiye ko
mwebwe icyo mbabwiye gukora murabikora, mwebwe hashize igihe mubikora. Nuko rero icyo mbabwiye gusa, mwebwe murimo murakora ibyo Imana yavuze ko mugomba gukora muri ibi bihe by'iherezo. Nuko rero turanezerewe cyane mu gukora ibyo tugomba gukora mu kubaho muri iyi si, muri uyu mubiri waha ku isi. Rero iyo niyo mpamvu abana b'Imana b'iki gihe batabonetse, abo mu gihe cyatambutse ntibatunganywa, kubera ko ni muri iki gihe cy'iherezo nibwo igitabo cy'ubucunguzi, igitabo gihesha uburenganzira kuri byose, nibwo kiza ku isi kigashirwa mu kuboko k'umuntu, kugira ngo guhera ubwo ugakomeza hakorwe ibindi bintu byose Imana yavuze ko bigomba kubaho. Imana irakora ariko biciye mu biremwa abantu. Uko niko Imana ikora, niko ikora kuri uyu mubumbe w'isi. Igitabo cy'ubwiru cyari mu ijuru, twamaze kubona urugendo rwacyo, kandi turabona ahantu hacyo hanyuma aho igitabo gikomeye cy'ubwiru kizaba kiri, kubera ko ahantu hacyo hanyuma ni ahantu kizaribwa, aho bazakirira niho kizaguma. Rero ni byiza muri uwo muntu, uwo azaba ahagarariye itsinda ry'igihe cye. Ibyo akora igitabo muri ubwo buryo neza neza niko bizakorwa n'ab'iki gihe nabo bose. Bo uko azabaha mesaje, ijambo afite imbere muri we, bo nabo bazarirya, kuko bizaba ari k'ubugingo bw'iteka, ijambo ry'Imana. None se bazarijyana he? Azarishira mu gisekuru cye, ari icyo gisekuru cy'umwanya w'ahera hahera cyane, niho ijambo rizaba riri, kuko rizaba riri muri bo. Ni iki kintu twabasha kuvuga? Reka ibindi tubirekere ubutaha, kuko by'ukuri iki gitabo cy'ubwiru n'urugendo rwacyo n'ingaruka icyo zizakora ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'ingenzi, by'inyungu zikabije cyane ku bana b'Imana bose. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Kandi ni muri konferanse y'ubutaha turasoza aya masomo y'uruhererekane, ariko tuzakomeza kuvuga ikindi gihe kuri iki gitabo. Ni byiza, reka mbasigane na mwene data Miguel Bermudez Marin. Twabaze kuvuga kuri mwene data Bermudez, ndetse namwe twabavuzeho, kuko ibi byose byari biri muri iki gitabo. Twese tukirimo, kuko abana b'Imana b'iki gihe nihe bagomba kuba bari mu ijambo ry'Imana ry'iki gihe. Ni byiza, mwene data Bermudez yatambuka, mwe murabizi buri gihe aritinza, umuntu akamuhamagara akitinza kugira ngo nkomeze mvuge, kugira ngo nkomeze ntange ibi bintu umuntu afite imbere, ariko ndizera ko kugeza aha birahagije, kandi ku byo twamaze gutanga mwe namwe mwabifata mukabirya
mu buryo bwo mu mwuka, mukabijyana mu nda yanyu mukabyuza neza. Ni byiza, ntabwo turi abana ba bandi bajyanwa mu birori bakicara ku meza bakavuga ngo biriya byo ntabwo mbishaka na biriya byo ntabyo nshaka. Twebwe ibyamaze gutegurwa byatanzwe, aho ni ijambo ry'Imana, mesaje y'Imana ku bana b'Imana bose. Bo baravuga ngo ibyo yego ndabikunda, yego ndabikunda, ibyo biraryoshye, biraryoshye kabone n'ubwo bizana gusharirirwa mu gutotezwa, ariko biraryoha mu kanwa kacu. Ni umugati uryoshye uturyohera neza. Ni byiza, twamaze kuryoherwa neza cyane ijambo ryo muri uyu mwanya. Nuko rero dutegereze mbere mudeze ashike, aragenda. Murabizi mwebwe, iyo ni tekinike y'abanyavenezuela, niyo mikorere yabo. Yamaze kubyigisha muri data Pedro ari Puerto Rico, nabo bamaze kubimenya, babishyira mu bikorwa. Aragenda akihisha inyuma y'igikuta ngo ntamubona, nuko akaba ari ngombwa gukomeza kuvuga, ariko ndizera ko